Ndi papa Sava. Ariko ngewe reka mbabwize ngende wabwira ibintu niboneye. Ese ndakubeshye. Ariko rero ngewe mureke mbabwire. Ibi bintu iyo ndimo kubyumva mba numva ari nko bya bifilime njya ndeba. Ngireba sinema. Urumva ari ukuntu Yesu kwabesha je ibintu ntago nanubu barabivuga niba sindabisobanukirwa n'ukuri kw'Imana. hari ukuntu ureba filime nka kwa kundi kiyoka kiza kikizengera ku muntu kikazamuka kikagera ku mutwe cyangwa se kikamira imodoka cyamara kumira imodoka ukabona kirutse umuriro ubwo ni nkuko babigenzaga papa Sava ubwo bamiraga umuriro ibyo bintu ntabyo nabonye ngende kubabwira rega ibyo nabonye ariko ibyo ntabonye ntago nababeshya ariko rero nyine kumenya ko ari ukubandwa nabimenye nyuma kuko icyo gihe nari uruzingo yese wari uruzingo se rwa nyabyo ariko nkabona warakuze wirondereza wazingamye kera ubwo nibyo tuvuze none se icyo tavuze ni ubwo nabiro ariko se twabonye turuzingo wenda usebye ndimbati ubu reba degedege ariko nibe nanjye oya papa Sava tujyamo oya tujyamo nibe nanjye oya ngaho komeza utubwire iyo tuvuga uruzingo rwo mu mandwa ibyo bitaga uruzingo mu mandwa nyine ni umuntu waba gutarabanzwe nkuko ubu ngubu utabatijwe bavuga ngo uri umupagani ntawe ure nibyo kudakura oya ntabwo ari ibyo ngibyo baba bakunze mureke mbabwire ko numva bimeze nk'ibya madini yacu dusigaye dusengeramo none se ahubwo reka nkubwire ndimba nuko ururimi indimi z'isi zose iyo uzihuje wumva zitenda gusa wowe urabizi nta mugano zibavuga ngo teri fisi like sani like fada like sani inyana ni yamweru sibyo se mu kinyarwanda ntibisa none se iyo migani ni harimo uriya nabashinwa hasanga hafite uko bavuga ati cinca ibintu nk'ibyo ugasanga kandi uwo mugani ibihugu byose barawugira inyana ni yamweru hanose biravuga mu bihugu byose n'imigenzo usanga ari ahantu ijya guhura iyo ari ahantu usanga ijya guhura ugasanga nibyo none se ko banakomezwaga wiki ahubwo se papa uno baryaga no oya Christian ibyo muntu oya ntago byawe naho se none se nuko byagize nyine biherera urumva ngenge kubabwira kaziduhe wa mugani tubwire nyine icyo gihe nyine nari nkiri muto byatangiye ubundi bari babaza ntabwo ariko mbizi niba ari ihene cyangwa niba ari intama twe baraduhamagaye ngo tuze kurya umusosi hari amanyama baraduhamagara bati muze murya umusosi abana bose turahura bigaragara ko bari babaza ibintu byinshi turagenda tunywa umusosi ariko ko nanywaga umusosi numva papa kubera ko papa urabizi nyine yari muri hariya madini zaduka harimo kutumvikana na sogokuru barimo kuvuga ngo ari kubabwira ati ngiye ibyo bintu nimubikire none ntibyaberaga muri quartier none se byaberaga iwanyu ni ntago se papa yabaga birimo ni kwa sogokuru papa yari ari mu by'igikirisitu papa we yabaga mu by'igikirisitu ukomeza kubaza byinshi reka gire urumva ibintu byajyagamo abantu bakuru nyine bo mu muryango ko sura bisobanura ko kare byatangiye uvuga kutabizi urasobanura nyibwira ata papa Sava none se rata nyine ibyo nshaka kubabwira wowe iyo bagiye kubatirisha wenda tuvuge ahantu nk'idini ntere tutagira ibyo tuvuga bakadukubita amabuye hagenda abantu ho mu muryango gusa abana baraza abakiri basengera aho bakaza urumva hari nabaza gushungera urabizi nabyo ni muri rusange mu mandwa ngo ntabwo apfaga gushungera watumewe nande byabaga bifite yakorwaga n'ibanga yewe none papa Sava ndabaneka tu ndabineka ndabacaki tugweye umusosi burije nk'iki gihe ebana baratubwira ati mwese kuryama urumva ndavuga nahangaha ndahakura amakuru ubundi gihe nabaye maneko kuva kera maneko y'uruzingo maneko yazinga murabizanamo biragufata nababwiye ko ari ibyo mu manda ubwo nimba bakubitamo kabisa urumva noneho njyewe ubwo ngiye kuryama ariko ijisho ryanjye nkavuga nti ni hariya tu amakuru cunga sana nkajya ndeba gutya nkanyuzamo hari ukuntu kera bubakaga ugasanga insika hari ukuntu bimeze noneho ngenda cunga baba basanye iki haba haje umuntu nyine ni nkaho ariwe wari ubikuriye nyine ari nka chef aza yambaye akarizo k'urukwavu hano yambaye uruhu rumeze nk'uru
rw'imondo cyangwa ingwe ngo amabara noneho bazana n'ikintu cy'iki bazana n'intango urabona akabindi k'intango bakarabye ivu urumva n'imiheha irimo urumva noneho iryo joro noneho barabyina ariko uzibye kubyina banaririmba umva nta kinyarwanda kiri bifite injyana se injyana ya munyorosho ariko sinumva icyo bavuga wagira ngo ikinyarwanda bari bagihinduye icyo baririmbaga ni ikinyarwanda baririmbaga ariko kitumvikana bakazimiza cyari mu rumandwa noneho barabikora ubwo ntibwije barara muri ibyo burake bugiye mu gitondo bose biraba ingwe urumva bahinduka umweru umubiri wose bambara utwo duhuna babwiraga abantu bose ku manywa y'ihangu noneho ibintu byatangiye ari nijoro mu gitondo noneho bakomerezaho bariruka noneho agasozi kose ariko noneho icyo banyuzeho hari mu gihe cy'amasaka nk'uku nguku yenda kwera muri Kamena hamwe bavuga ngo nta mworo wa Kamena udaheze arahekenye noneho ikintu banyuzeho ni barihunda bagaca bakaruma bagacira banyura ku nsina bagaca inuza amakoma bakaruma mbese nta n'imiyenzi yari imiyenzi buri kintu cyose bagendaga barya ariko ntibamiraga baraciraga barirukanka ubwo baza kongera kugaruka nimugoroba noneho birakomeza nimugoroba rero nibwo habaye icyo twita danger de mort none se ugera kuri iyo danger de mort nakomeje kugenda nibaza ikintu ndimba urabona ahubwo reka mbanze mubaze ubwo baryaga n'umuriro ariko si by'umuriro ngenda kubwiye ngo ntabyo nabonye ariko se nako umva nyine icyo nshaka kubwira bigeze nimugoroba rero noneho bacana umuriro ibyo kurya sinabibonye noneho bakajya bazana uwo wari ubakuriye hari umuntu wari umwegereye nyine ni nk'umwegereye nyine nk'umwungirije akajya afata umuhoro bakawuhereza ngabo batangira ngo nibo bari babanzwe nyine nibo bari baje kuhandwa bakaguha umuhoro ugahekenya akaguguna akabasubiza ati birananiye uwo mukuru agahita avuga ati uko bikunaniye guhekenya uwo muhoro aba ariko bizanakunanira kumena ibandurwa ry'imandwa bakazana ingasire ntuyibone iyi bakoresha basya ingasire urabona basya nyine kurusya ni ingasire bakoreshaga basya yihariye basyaga kurusyo komeza kuraho ibango akavuga ati birananiye batuko unanirwa no guhongora iyo ngasire abari nakuzananirwa aho niho muye bakana aho ngaho nukuvuga ngo reba ratendimba urabona impamvu abantu benshi batamenye iby'imandwa byabaga ari ibanga kuko icyo gihe baricaraga bakaguha umuhoro cyangwa iryo buye ngo hekenye kure ibango byakunanira batuzananirwe no kumena ibanga bigahita bihinduka ibanga ntuse umva noneho biriya wavuga ngo baryaga umuriro ntabyo nabonye ariko byageze aho bimaje kuba nijoro bakajya bazamura ibishashi by'umuriro bajugunya hejuru noneho bakajya bakoma amashyi ngo inyenyeri ziraguye nkacaka inyenyeri urabirota niko ahubwo se papa sava reka nkubaze kuki utabinetse neza koko ngo ubine kubifate mu mutwe neza by'umwihariko ubu tube dushinze idini uzi ko iryo dini bariyo yakubwiye ko yabagacencu ko ubundi tukazajya twibonera amaturo ariko se nari kurishinga se ntazi ibyaryo uyu tuba turishinze ubu si byo bavuga ntarabyumvaga urumva ibintu kandi yakubwiye ko arakiburuzi wowe nta nubwo wumvisha uburyo birebaga ntabwo yabaga aremvite nta mandwa imenera ibanga uruzingo kandi uracyara uruzingo kuko ntabwo noneho ariko ubwo uzi ko muri uko guhisha ibyo bintu byabo uzi muri uko guhisha ibyo bintu byabo uzi ko ibintu babihinduriraga amazina mbazanga ibishyimbo babyitaga ngo ibihimbazamisifu mpamvu umuntu ari ibishyimbo by'imitura asuragura noneho uzi kwa maje kwa mapura epfiriya mapumbu kwa mapumbana bayitaga intoryi ariko rero ureke mbabwire aba bantu basanisaga ibintu ko ubona ari nk'intoryi umunyu umusenyi noneho iyo umuntu avuze ngo yagutakura abayisha ikinyarwanda abavuze ibintu bitari byo mwiriwe n'abagabo mwe mwamfashe ko ari mwe mwari mubirimo koko ariko se banza wicare wowe uzanye impagarara ntiwicaye ngo yicara usome nasoma se biramanuka yabanza wicare rizubujeho ahubwo uze kugira ibintu by'ibibazo rwose ndamufungurira akagafata ngo byagenze bite byagenze bitose kuhagarara mwahora n'iki mwe abantu mwe ko umuntu amanika agaticaye ajya kukamanura agahagarara byagenze bite
mwibuka mwisengereza wanjye yapfuye umwe twakoreye ubukwe ejo bundi se wowe kabyara we yagenze biteze ikibazo se aha ibyimbwa zabirwaniyemo da yatanye n'umugabo se burya ngo burya bukwe yakoze na gasagure ubibari nyiraweshwa pas possible kandi barasezeranye tukabutaha ubukwe tukabujyamo twese twari tuburimo se nimuzi ko abo bose bagiye hanze waba umukobwa umukobwa burya yarabeshyaga ngo yabuze uko agenda ngo kubera akazi ntabwo byari akazi ahubwo yashatse ibyangombwa arabibura arashakisha ahantu hose biranga niko kwiga amayeri yo gupanga ubukwe na gasagure kuko yari afite ibyangombwa byo kujya gutura gasagure buriya afite ibyangombwa byo kujya gutura bazagende bajyaniranye none ko basezerana bazajyana yitwa umugore we numvira nuko bagere batandukanye ubwo rero bavuye gusezerana umusore atukama no kubera none se yari yabyemeye atazi yuko ariko bimeze ahubwo se yari asezeraniye ntabwo yari abizi kandi uvuga ko barashaka kugira amahonyesho bamuhaye miliyoni 5 bamwemereye miliyoni 5 babanza bamuha avance bamaze kumuha avance umuhungu atukama no ku bukobwa bwawe umukobwa arahindutse hanyuma umuhungu ati nutemera sinzemera ko tujyana na divorce ntuzapfa kuyibona kandi uri ariko se niko ye ubundi se ko numva umukobwa ibibi byose abyujuje ubundi yamwihera byari kumutwara hari icyo tumva wowe hari icyo se yarashigaye no ntago se umva ko yari arimo kata erega umukobwa yabwiye sheri we uwo nguba hanze afite yo na sheri afite yo sheri yamubwiye ko akiri isugi reka da kandi afite sheri ubaye uwo ashaka gusanga kandi uwo sheri niwe wohereje amafaranga ibintu byose nayo bamutanzemo avance byose niwe wabyohereje kugira ngo umukobwa wanakoze na bwawe uwo musheri uba hanze kubwira digidi afite umusheri sagore ntiyari kutwemeza niwe wamenyamo amafaranga ashaka kugira ngo umukobwa abone uko agenda ubwo umuhungu arabyukira iwabo ati umukobwa wanjye ari iwabo w'umukobwa iwabo w'umukobwa wahamagara umuhungu ati reka amafaranga mwamaye ni makeya umwongera ndi miliyoni 5 ngo bazikube gatatu zikaba miliyoni 15 ubwo umukobwa nawe byamuyobeye umuhungu ati rero naho uri bugira umugore wanjye ugomba kuguma hano cyangwa nzigendera uko barasezeranye ubwo rero cyone se so umugore bipfundikiye nanjye byanyobeye kakubise ahubwo bwongewe ntago ari iryo janja mbonye reba uko twahiriye digidi uko nari ideni ngo bantu ngo uko ntwerera ikote guhanaguza njye yose we nahaye ntuzanjyanire ibintu rero se we twasayidiraga ngo asigaranye umwana wenyine ngo umuryango utajewe rero ndaguca y'ubugizi ni mama ya Mungu jewe baransubiza yanjye nanjye da oya da oya gufasha wasigaranye umwana umuryango utazatugaye kumbe murimo kudukina imitwe oya ariko murebe n'uwahombye umwe wahombye mw'abantu mwe ngiye koko nari mbizi ko nabimenyaje kumbaza ngo nimubare mugira inama yo kuntu yamuha natakaza ubusugi ubwo ngiye koko ndabigenza ariko rero ngo ntatakaza ubusugi ariko rero numvishe ngo haraho ubusugi bongera bakabuhomamura haraho babusubizamo da uburyo se bateraho ndimba nayo ko nawe ujye usubizi mara narabyumvishe ndangira ndaremerewe pe mbabarira ndangira ndimba atariganira nabwiye yuko utari ubizi ubwa mbere ntiwavuze ati uyu ntiyari nyirasenge se kuko sinabivugaga ariko avuza yuko ikintu cya mbere nawe yarazi ko umukobwa yasigaye kubera akazi icya kabiri amenye yuko harimo ibibazo ari uko umukobwa mu bwato ndangira aho bakura ubusugi none arakubwiye ati ndashaka kumuha sintakaza ubusugi niwe uje gushaka imiti sibwo ugiye ukajya kuyishaka sibwo basambanye hakarangara bajya kubisubiranya bikanga bati ni wowe cyangwa se wenda agahita asama cyangwa kanagwa ariko hanyuma nasamye ntagiye gukuramo indi kanga cyangwa ayikuramo akaba arapfuye si we bigaruka ugiye kugira ubwo ugiye kwikorera ibyaha by'igihekane wowe asiki ndabivamo rero ntago muzi yo shetani yashoye igishoro ikubye kabiri ngo bagukubitira mu igunira ucuritse wambaye isiripa